tumeze neza meze neza ndashima Imana witonze cyane noneho ra nuko ndi mu rugo nubwo nkibyuka nuko uri mu rugo ari bwo kibyuka sindanywa icyayi iyo umuntu ataranywa icyayi rero ijwi riba riri hasi turabana tukinyweye se baho nta kibazo ku mukozi w'Imana icyayi ni munange bigira rero naza kurata abantu bakeneye icyayi mu kanya va dusoza ikiganiro icyayi kugira ngo bino bintu bibeseriye nshobora kuvuga ngo bakizane mu kiganiro ntaza kuvanga ikiganiro twagira kimenetse se kitumenetse hose ubu najya gukura indi myenda najya guhindura indi myenda cya kikumenetse kuri iyo shati mbibona nta muto tutanganya n'intuze nta guha ishati ngo wambare cyayi turakinywa nyuma y'ikiganiro cyane Miss yaribaye myinshi rero tutaheruka kuvugana Claude meze neza ariko nta kibazo iminsi yaribaye myinshi naguherukaga muri Big Town TV none ndabona uri kuri Mugisha TV ariwe Baraka mu Giswahili Baraka TV ariko nizere ko ari ibyawe none utarimwe utarinduhira abandi nibyanjye kereka ina nibinanira nkajya kuruhira abandi nanone kuko ntangize yigize ku isi niko bimeze buriya umuntu agirwa n'abandi ni byiza ariko buriya ngo uhinga mukwe ntasigana Perezida wa Republika yaravuze ngo uhinga mugwe uhinga mukwe ntasigana ushobora kujya mu by'abandi ukabiruhiramo ariko uvuga ngo ariko nanjye hari agasigisigi kanjye kari inyuma kazimwo karazamuka buke buke kugeza igihe nzagera mu by'abandi bagezemo no muri Big Town niko byari bimeze kano gasigisigi kari gahari ntabwo wari barambwiye ko gahari ngo tugatereho ibiganiro tugashyiraho ijambo ryo kubohora abantu Yes, ngirango ni pastor tugiye kuganira mumenyereye mu biganiro bigiye bitandukanye hano nubundi kuri social media yaba ibibafasha ndetse no mu materano mujya mubona abwiriza abantu anabahohora imitima nyine nkuko yari abivuze pastor ariko hari ikintu cyateye muri no minsi nandi kumva radio 1 mu kandi kuza ndi kumva abantu bari kuvuga bitese ubundi aba pastor dufite mu Rwanda bite byabo no kwirwa tubumva gutya bavuga ukabona umuntu nkara umupastor batanga urugero kuri Apotre Mutabazi aragiye harayirwa avuze ugashaka ibikorwa afite ukabibura nukubera icyo abantu bakunda kuvuga mu magambo ameze aryo abantu barashaka ibikorwa cyangwa barashaka imivugire hashaka ibikorwa hari imivugire hari n'ibikorwa hashaka ibikorwa kubaka ibikorwa no guhinga ibikorwa no kugira ibyo ugura ibikorwa no kugira ibyo wirirwa mukora byinjiza amafaranga rero ushobora no gusanga na biriya Mutabaza barimo nabyo bimwinjiza amafaranga kandi umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo nawe ukererwa adahambira rero buriya umuntu ahora mu kintu iteka bafite ibyo ahambiramo avuga ko Mutabaza ashobora kuba yarihebye cyangwa arwaye depression ntago wemeranya nabo Mutabazi afite ababyeyi yaba arwaye depression yikize ashobora kuba yarihebye kubera amafaranga ngo ninjye ba telefone nyuma okay uravuze ngo Mutabazi ngashaka yarihebye niba ngo yarabuze amafaranga sinzi ikintu babivugira babonye none ejo bundi yakubisemo Paul Kagame hano mu mutwe nanjye narabibonye Mutabazi ko yarashyizeho Paul Kagame ntabwo bivuze ko ari ubusazi cyangwa ari uguhahamuka mujya mubona mwajyaga mubona cyangwa Honorable Boniface Rucagu akiri na guverineri w'intara y'Amajyaruguru yambaraga ishati iriho ifoto ya Paul Kagame buri munsi none se ubwo nawe yari yarwaye depression cyo ni ikibazo mu gihe cy'iyamamaza cy'imitwe ya politiki umutwe wa politiki umuryango RPF Inkotanyi haba hari imipira iriho Paul Kagame mu gihe cyo kwiyamaza kwa presidansi wambaye nk'uwishyaka haba hariho ishyaka ubu se umuntu wambaye FPR wambaye umupira wa FPR tuzavuga yuko ari depression tuba twarwaye cyangwa abantu baba barwaye abantu nibambara nuze ishapure bazavuga ko barwaye depression ya Bikira Mariya Maringa biri makire we yarambwiye uti byaba byiza kwandikamo Rwanda kurusha Paul Kagame nabyo ni byiza kuko wanga umukuru w'igihugu wabanga n'igihugu ariko ibyiza cyane nuko wakandikamo Rwanda kurusha Paul Kagame Rwanda rero twese turi abanyarwanda kandi Mutabazi afite indangamuntu yanditseho Rwanda mama Maringa biri makire ndamukunda no umubyeyi Rwanda rero dufite ikituma ikitwereka ko turi Rwanda ururimi ruraturanga ibyangombwa dufite biraturanga Mutabazi ko yarabikoze n'uburenganzira bwiwe kandi nundi wese nayo ko yavuga n'uburenganzira bwiwe ni nkuko umuntu mustare urabona nka Bagiti noze Bagiti
bagiti umugore katamubenze kubera ko afite imisatsi imeze gutyo umuntu wese agira ibyo akunda reba nka bagiti n'umusitari n'abandi basitari n'abandi gutyo so ba Majidi Braka nawe Arubera umusitari Claude ndi umusitari mu by'iyobokamana ibyo byose rero ubusitari ni ukumenyekana umuntu wese rero buriya Mutabazi buri muntu wese agira samedi yiwe ushobora gusanga rero urabona Mutabazi buri gihe bishobora kuba icyumweru bishobora kuba ukwezi Mutabazi akazana agashya so urabona Mutabazi muri social media ni wishyushye urumva hari ibintu byitwa gukangura abasinziriye umufata nk'umupasiteri cyangwa ni social media influencer pasiteri ntabwo ari izina riri mu bipapuro pasiteri ni izina riri mu mutima w'umuntu mu bitekerezo by'umuntu rero izina rigenda ku muntu uzarebe iyo umuntu apfuye n'ibipapuro biba bipfuye urabyumva neza baravuga ngo dogiteri yamaze kubona doktora yitwa dogiteri kanaka profeseri runaka iyo umuntu yabaye ambasaderi yitwa ngo ambasaderi runaka iyo umuntu izina umuntu ashobora gupfa izina ariko ntiripfa uzumve bavuga ngo kwa Rubangura yarapfuye kwa Makuza mu mujyi kuri etaje kwa Makuza mu mujyi hamwe abantu bajya biyahurira n'ibiki byose so urumva Makuza yarapfuye ariko inzu ntiyapfuye izina ntiryapfuye urumva hari n'abakivuga ngo kwa Rujugiro kuri UTC kandi UTC itakiri ya Rujugiro no urugero urabyumva neza bajya bavuga ngo kwa Gitwaza aho bantu bavuze ngo kuri Zion Temple bakavuga ngo kwa Gitwaza kwa Masasi Masoro so kwa Rwahamiremera urabyumva rero hari amazina adashobora gupfa baho ntashobora gupfa ariko amazina agasigara nta mazina rero kwa Niyonzima Claude nshobora kwimuka hano bakavuga ngo kwa Pasteur Niyonzima Claude rero urumva kuba Mutabazi yarakoze yaranditsemo Paul Kagame ni byiza ahubwo reka giye mvuge ngo mubwire ngo congratulation niba iryo zina riri ku mutima no mu maraso ritari ku mutwe gusa ariko riri ku mutima no mu maraso rwose mubwire ngo congratulation Mutabazi cyangwa giti wumva ari ye mpamvu abantu bakunda kwibaza ko nta bikorwa by'upasiteri bimuranga cyangwa by'uko yabakorera Imana none se Mutabazi afite imodoka ushobora gusanga mu babivuga nta n'igitogotogo bagira cy'ikimahuro bya bindi byo kugikongora wasanga yarayibye none se nabo banyuze muri izo nzira niba yarayibye ntafatwe byaramuhiriye so umwuga wose rero nta mwuga udakiza niba Mutabazi yarabashije kwiba ibenzi kwiba imodoka ye y'ibenzi bivatiri y'ibenzi akabasha kuyiba uwayibye ntamufate ikaba itazanafatwa yarandugudu nta kibazo gye mbifiteho nuvuga ngo rero umwuga wose ukiza nyirawo iyo utamwishe uramukiza umucuruzi wa fraud irica cyangwa igakiza hari abakizwa na fraud kuko baforoze hari n'abapfa kuko bishwe na fraud rero urumva ikintu cyose iyo kitakwishe kiragukiza rero kimwe muri ibyo ntabwo nacira urubanza Mutabazi ngo nta bikorwa agira kuko Mutabazi agenda mu modoka abasha kubona amafaranga ashyiramo fero ya essence so ntabwo ari buri umwe wese rero wabona ibihumbi 10 bya buri munsi byo gushyira mu modoka byo kugenda muri Kigali kwanza si n'icumi kwanza ubu ngubu litiro 10 ziragura ibihumbi 16 n'amafaranga 900 so urumva rero 16 n'amafaranga 16 n'amafaranga 90 urumva 16 n'amafaranga 90 nuvuga ngo litiro imwe igura 1600 n'amafaranga 9 ntabwo ari umuntu wese wabona ibihumbi 16 n'amafaranga 9 ya buri munsi rero urumva Mutabazi niba azenguruka ashobora kujya kuri Baraka nibikorera ikabuga akajya kuri Baraka akava kuri Baraka ikabuga akajya ku Isezerano TV rikora ku Kimironko akava ku Isezerano TV akaba yajya kwa Chita Magic akora mu Kiyovu cyo mu mujyi akava kwa Chita Magic akajya kuri 3D TV ikorera mu Gatenga akava kuri 3D TV akajya Kacyiru kurara rume so urumva akahava ataha urumva rero ayo mafaranga yonyine ya essence yazengurutse na mafaranga menshi rero Mutabazi yewe nta rubanza namuciraho kami kamuntu n'umutima we ntabwo wemeranya n'umusaza Rwema ndetse hari n'umusaza duhetse kuganirije windi witwa Maronga Professor Maronga ni muzi simbizi bati Mutabazi mzee wetu tulishi pamoja naye Tanzania reka musuhuze Professor Maronga Pacifique reka musuhuze rero buriya Rwema baragira bati Mutabazi ashobora kuba arwaye ariko atabizi kuko Rwema yasabaga ko bajya no kureba bagacekinga nimba nta azamuvuza azamujyana indera atanga amafaranga avuga ati gende kuvuza Mutabazi niba bifitiye ubushobozi nafate ariko kuki abantu bakunda umwana kurusha nyina wamubyaye abantu ntibagakunda umwana kurusha nyina wamubyaye nta muntu wakunda Mutabazi kuruta se Kabarira wamubyaye
ntawakunda Mutabazi kuruta umugore bashakanye, ntawakunda Mutabazi kuruta abana yibyariye, ntawakunda Mutabazi kuruta abavandimwe biwe. Rero abantu nibajye bareka gukunda umwana kuruta nyina wamubyaye. Rero yaba ari nka cya kinise ngibyaye kibi ngo umva nkubwire Mutabazi buri umuntu wese agira uko abayeho, agira imivugire ye, agira uko abayeho, kandi no muri Bibiliya abantu nk'abo barahari benshi batandukanye. No mu gihe cya Mose, Imana yabwiye Mose ngo bwira Aroni na Huri bazamura amaboko yawe, hanyuma Yosuwa atangiza urugamba. Muri Bibiliya rero urugamba buri ruremewe, kurwana biremewe muri Bibiliya. Upfa kuba icyo urwanira gifite ukuri. Rero urumva Mutabazi niba afite ibyo arwanira, niba afite ibyo ashaka, ntawamubuza ibyo ashaka. Niba arwanisha ururimi rwe nka generali w'umunwa, akabasha gutsinda, akabasha kugira nuvuga ngo wa mushinga yashoye ukagira icyo umwungukira. Wera nduguru. uko gahunda zimeze. Ejo bundi yari kuvuga ngo umusazi ngo ajye Indera, kuko abavuga nabi bose suko basazi. Kandi igihe umuntu avugana, umugabo umwegeze kuva mu kazi mu kigo kimwe cya leta muri za Kacyiru hariya yatagaza Nyarutarama, ashiduka ageze Rwamagana ku cyapa cy'igishari aho bita mu by'Imana Rwamagana, ahura n'indi modoka ya mugenzi wituruka za Kayonza, mugenzi amuvugiriza soni ihoni, aravuga ati kana ati umugabo arikanga itahagarika imodoka giturumbuka, atahandi nihe ati hano ni Rwamagana, ni mu by'Imana bya Rwamagana, ati dore icyapa cy'igishari kuri polisi, ati ye yifata mu mutwe, aravuga ati shati ni presiyo y'urushako rubi nashatse, ati umugore yandaje ijoro naraye nabi kubw'umugore, nazirutse mu kazi, ati nirirwanye n'umushiha no mu kazi aho narindi. Hari igihe abantu barara nabi kubw'urushako rubi, bakabizindukana mu kazi, bakabizindukana mu bakoresha babo, bakabizindukana mu bakoresha, bakabizindukana muri societe barimo, kandi batabigizemo uruhare kubera ikibazo yigiriye mu rugo rwe, ugasanga ari umuntu yifashe mu mutwe kubera ibyo yahuye nabyo. Rero ni bya bintu usanga abanyarwanda bavuga ngo urugo rubi rutwa na gereza. kuvuga ko bari abataka Mutabazi haba harimo ufite urugo rubi cyangwa Mutabazi ku ruhande rwe. Urumva ababivuga nabo baba bafite ibyo bashaka, kandi ntawe ukererwa adahambira. Rero Mutabazi wamureke nka Mutabazi, akora ibyiwe. Bamubaje ikiganiro nagikurikiranye kuri Radio 1 na TV 1 cyari Bari Live, baramubaza bati witwa Poso ahe wimikiwe hehe, bati jewe mu mutima wanjye nda Poso nimitswe n'Imana. Urumva rero ni doctor ati ayo madini yose mubona, ayo matora amadini yose mubona ni za doctrine bikiriraho, nanjye rero doctrine yo mu mutima wanjye nda Poso, kandi ifite itorero nyoboye mu mutima wanjye. None se yabeshye? Urumva ntabwo yabeshye, ababwije ukuri. Kubanga mu by'ukuri nta n'urusengero ruhari Apotre Mutabazi rwose, uretse mu mutima we nta rusengero ruhari asanzwe yabwira umuntu ati uru ni rwo nshunga. Abajyaga bibaza kuri Mutabazi, Apotre Mutabazi yababwije ukuri, bajye kuri TV 1, kuri YouTube channel ya TV 1, barebe ngo iby'abakozi b'Imana, barasanga Mutabazi yabwije ukuri hazarani, uwamutekerezagaho wese mbese yaberuriye yababwije ukuri. Rero ntibazongera kubaza kuri Mutabazi, ndi mugabo bamwibazeho byinshi, baramwibaza se baramwibazaho ibiki. So Mutabazi ko yakiyandikaho ngo Paul Kagame ni uburenganzira bwiwe, no bushake bwiwe, biramureba ku giti cye. Uwo bitareba rero agomba kureba hasi. Umuntu umwe yabwiye undi ariko kundeba cyane ati niba bitakureba urebe, ibitakureba ureba hasi. Rero ibitabareba nibarebe hasi, bamwihorere cyangwa barebe ibyabo, kuko ibiduhanze amaso biba ari byinshi. Iminsi iradutegereje, kandi iminsi dutegereje buri umwe wese iminsi mutegereje ku giti cye. Ibihe ni birebire cyane, kandi ibihe bisimburwa n'igihe. Rero buriya hari igihe kizagera kuri Mutabazi tukamenya ko akunda Paul Kagame cyangwa adakunda Paul Kagame, byara amashyengo. Rero ibihe biravuga, iyo ibihe byavuze, iyo iminsi guteruye uriyoroshya, iyo wiremereje guta muri Nyabarongo. Kizagera tukamenya niba byara amashyengo cyangwa byara ukuri. Niba byara amashyengo, niba byara ukuri. Kuki se utegereje icyo gihe kuki utabihamya ubu ngubu? Kuvuga ngo nawe uracyashidikanya niko mbyumva. Reka nkubwire uyu munsi Mutabazi ahubwo gereka musabe nafati ya mbere agenda abonane na SG Secretary General François Ngarambe wa RPF, agende kuriya avuge jewe rero nje gusaba akazi ko kuba umufana wa RPF. Urumva mu gihe habaye amanama
abo uwa mbere mu gutera indirimbo intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi yenda yireba intsinzi. ibyo ni ibya buri munyarwanda wese ntago nkeka ko yajya kubisaba ariko umenye Paul Kagame ni chairman w'umuryango wa RPF akaba na perezida wa repubulika. Cyakoze none birashoboka hari igihe umuntu ashobora kwemera perezida gusa ariko atemera n'umuryango n'utwa politiki aturukamo. Mubibona muri Kenya se muri Kenya badepite bamwe bagiye batora Ruto, abaturage bamwe bo kwa Odinga batoraga Ruto, abandi bo kwa Ruto bakaba batora Odinga, bakaba batora ishyaka rya Odinga mu badepite mu guverineri, bakavuga bati uyu mu guverineri azatuyobora neza. Ndo muri Azimio yo kwa Raila Odinga. Undi nawe ati nanjye ndabona uyu mu depite wo muri Kenya kwanza yo kwa Ruto muri UDA azatanga ibitekerezo mu nteko agakubita ikura yiwe agakira yijwi ryiwe. Rero urumva buri umwe wese agira ibimunogera muri demokarasi. Rero umuntu wese agira ibyo ashaka. Rero Mutabazi ari muri demokarasi yiwe y'umutima wiwe y'igihugu cy'u Rwanda, yemerewe gukora ibyo ashaka, akavuga ibyo ashaka, apfa kuba atarengera ubusugire bw'igihugu. Apfa kuba atarenga umurongo w'igihugu wo gusebya igihugu, ngo arenga umurongo usebya igihugu, usebya ubuyobozi bugira gute, ariko umurongo w'ibitekerezo umurongo w'uburyarya. Umurongo w'uburyarya nta muntu ufite. Ninde ufite umunzani upima uburyarya? Oya, ninde ufite umunzani upima uburyarya? Na mama Ingabire Immaculée reka nawe musubize, afite umunzani upima ko Mutabazi aryarya Kagame? Abavuga ko Kagame na Potere Yongo yarabivuze. Ubu se ninde ufite umunzani upima ko Mutabazi aryarya Paul Kagame? Ntawe ufite. Ntawe ufite umunzani uvuga ngo Mutabazi araryarya perezida wa repubulika Paul Kagame. Ntawe ufite. Nanjye ntawe ufite. Nundi na Immaculée ntawe afite. Na Muyongwe ntawe afite. Na Rwema ntawe afite. Nundi wese wavuze kuri Mutabazi kuri icyo kibazo nta munzani upima mu mutima afite. Kimwe nuko Mutabazi atapima imitima yabo. Nuko byanzuye. Abafana ba Rayon Sport barwa Rutabura bagira gutya bakikubita ingwa, bakisiga ubururu, bakisiga irangi ry'umweru nk'abafana ba Rayon Sport. Abandi bakisiga umukara, bakisiga ibiki nk'abafana ba APR. Urumva rero n'abakiyovu babigenza gutyo. Urumva rero iyo umuntu afite icyo akunda agomba kucyambarira, agomba kukisiga, agomba kukigaragaza. Nanjye nkunda Yesu. Rero ubu rero ahubwo nanjye nziyogoshesha nanjye mvuge ngo Yesu Kristo. Ushaka kubishyira mu mutwe nawe. Star wa Yesu. Urumva Yesu Kristo. Yesu Kristo mtoto wa Mungu, mwana w'Imana. Yesu Kristo mwana w'Imana. Tukiri ku ibyo ngibyo. Umunsi rero urumva ahubwo abantu abo Mutabazi yagomba gushyiramo Yesu Kristo. Yagomba gushyiramo Yesu. Urukuba nawe uracyafite ikibazo, urukibaza impamvu yashyizemo Paul Kagame. Ariko na apotre. Na apotre. Yesu rero akunda igihugu. Bibiliya avuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabatsemba. Iyo ukizemo Yesu rero ntugira ubugambanyi ku gihugu cyangwa ku baturanyi cyangwa ku nshuti zawe. Iyo ukizemo Yesu rero ntugira ivangura mu mutima wawe. Iyo ukizemo Yesu rero ibintu byose ukora biba birimo Yesu. Iyo wanditse ngo Yesu, Yesu abana nawe mu maraso, mu mitsi, mu misokoro, aho ugenda hose, aho unyura hose baravuga ngo Yesu, 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 Yesu hejuru, Yesu hejuru, Yesu juu, Yesu juu, Yesu juu, Yesu juu, ibintu nk'ibyo. Rero ni byiza ko impamvu mvuze Yesu ntagira manda, ariko perezida agira manda. Nabavuze ejo bundi nabo bishingiyeho yari kuvuga ngo uwateranye ubwenge agira manda bwose ntibibuza umuntu kumukunda. Ubwo icyo gihe manda ya perezida Paul Kagame irangiye, undi wajyaho buriya Mutabazi nawe yahita yandika wundi. ubwo ni bwa buryarya rero. Oya, urumva nyine umva kubwire. Kandi ubundi Mutabazi yagiye abereka ko akunda Paul Kagame perezida wa repubulika, ntimwabimenye. Ubwa mbere yandikiye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite na Sena. Ashaka ko perezida Paul Kagame aba baba wa taifa, aba papa w'igihugu, aba umubyeyi w'igihugu. Kabiri arongera ngire ngo arandika bwa gatatu yanditse asaba ko inteko ishinga amategeko n'abasenateri bajye batora itegeko
ry'umuyobozi wese uhemukiye igihugu akarya ruswa cyangwa akakira indonke ko yajya yamburwa ibye abana bakajya kwiga muri za nayini bigaga muri za Cambridge no muri bo muyobozi bigaga Cambridge bigaga muri Amerika bigaga bakamanuka bakavayo bakajya kwiga muri nayini years basic education. Hanyuma wa muyobozi akajya agenda kuri basikeri ku igare agenda nyonga bivugiye bamura iki yabivuze mu nyandiko asaba icyo gihe ko batora itegeko rijyanye ariko hari habaye ibyabamuriki Edouard. Rero urumva Mutabazi ibyo avuga ko akunda Paul Kagame nka perezida nta wamuhakanya kuko twese nidufite gusoma mu mitima y'abantu. Uwiteka Imana yaduhisha ibanga kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga iyitabiduhisha twari kubeshya n'ikihi. Uwiteka Imana yaduhisha ibanga kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga, kureba mu mugore wawe yabigize ibanga, umugore wawe kureba mu mutima wawe yabigize ibanga, umufiance ku wundi kurebana mu mutima yabigize ibanga. Umuntu akubwira ngo my baby, my angel, my sister, my wife, my swimming pool, my everyone, every day, everything, everywhere, ibintu nk'ibyo ukibaza uyu muntu ubivuze yo arankunda disi kandi mu mutima akubwira ibumoso ntakubwira iburyo. Cyo kintu cyumvise neza. So rero urukundo ugasanga umuntu ndagukunda umuntu usinziriye ninjoro aryamye arota avuga ngo ndagukunda. Usinziriye ninjoro aryamye asinzire ngo abandi bari muri ngo ndagukunda arimwe aragona aravuga ngo ndagukunda. Gukunda rero si amagambo, gukunda ni ibikorwa. Mu Kiswahili baravuga ngo upendo si maneno matupu, upendo ni matendo. Usipokuwa na matendo hakuna upendo, pasipo matendo hakuna upendo. Ahatari ibikorwa nta magambo. Amagambo habanza ijambo rikakurikira ibikorwa. Ahatari ibikorwa rero ijambo ritagira ibikorwa ritashyira gushyira mu ngiro kurambagiza ugashyiraho ngaho gusa ndagukunda ibyo n'abarambagiza baba benshi. Arambagiza agahita avuga ngo itariki yo gufata irembo niye gusaba irembo niyi tuzajya mu murenge iki niki mariage ni iki niki kandi Albert ubona ndabwira abandi nawe nkubwira Albert gukundana n'umuntu size ukuntu binaje ubwo bije ku rukundo Mutabazi akunda perezida Paul Kagame. Niyo mpamvu uvuze ngo tubitegeye ejo bundi muri 2024 tuzareba Mutabazi n'ibiriya Benz azayitaka Paul Kagame agafata iya mbere akajya kwamamaza Paul Kagame. Agakubitamo fero yiwe akajya za Nyamasheke akazajya Nyagatare akajya Ngoma akajya Kirehe akajya Mutabazi azabakunda perezida Paul Kagame. Hanyuma umuntu ukubwira ngo ndagukunda ataraguhana bombi igura amafaranga 10 urwo rukundo rurwita urwo buryarya. Umusore ukubwira ngo ndagukunda ataraguhana amayinite y'ijana ya mitu y'ijana urwo ni urukundo rwo buryarya. Umukobwa ukubwira ngo ndagukunda nta kimenyetso kiragaragara kimuvaho urwo ni urukundo rwo buryarya. Iki cyava ku mukobwa ibyo ntabwo waruvuza amafaranga ku musore ngo amafaranga arayagira nabo amafaranga abakobwa barayafite. Nawe ubwawe wabura amayinite umukobwa akayakohereza si ngombwa umwohereza amayinite ni ngombwa ko mpa nguhe ni bariki ni kubariki mpesha umugisha ngo hesha umugisha mpanguhe mwese mugomba guhana. Rero urumva umwe iyo kibaye ikibazo cy'umwe ikabishingano y'umuntu umwe gusa ku giti cye urwo rukundo ruba rugaze ntabwo ruba rusosa ruba rugaze. Rero abantu bave mu magambo bajye mu bikorwa. Cyakoze umwe muri bo ashobora kuba atafite icyo afite undi afite icyo afite wa undi ufite icyo afite agomba gusova undi afite icyo afite kugira ngo nawe ejo nabona niyigishwa yafi kuyiroba nawe azafashe wa wundi bazagira icyo bitagufatanya. Rero ibyo ngibyo rwose ndumva urukundo ubu nyakwa perezida wa Republika ahubwo ubu yakaba yabona social media nawe nabona social media Paul Kagame mu mutwe wa Mutabazi nagire rwose agira icyo aduhera Mutabazi turebe inshingano za Mutabazi turebe imiyoborere ya Mutabazi ariko icyavuze numvise yavuze ngo yasabye akazi ko kuba sedo w'akagari
amaranka yayamanuye cyane kandi yabivuze kuri radio 1 na TV 1 Mutabazi wabivuze iki kiganiro ibuze ko link ndahita nkimwoherereza yavuze ngo sedo akagari kwizera ko rero nasanze kuri hafi kwizera ko kuri hafi buriya kwizera ko kwagomba kuvuga ati jewe na bintu umwe ya rubanda urabyumva neza jewe na bintu umwe ya rubanda iyo mitwa politiki gahitirwana na Mutabazi ko Mutabazi cyambera zikuvuga urabona William Ruto muri Kenya William Ruto buriya azi kuvuga icyatumye abaturage bamuba inyuma ku bwinshi azi kuvuga kuruta Odinga uvuga ibintu nk'ibyo Rutaravuga nk'umubwiriza butumwa rero Mutabazi nawe afite umunwa wo kuba yavuga rero urumva Mutabazi buriya akaba yavuga ati naba nk'intumwa ya rubanda ubwo bushobozi ntabwo afite se ubwikiza kuko intumwa ya rubanda bize ku mashuri 6 ya primaire itegeko nshinga niko rivuga ntiravuga mu mategeko se cyambere no kubyumva mu mutwe nyina arabanga mu mutwe nta bushobozi afite ubwa sedo banza wumve muri komisiyo mu nteko abamo za komisiyo Mutabazi buriya rero yakaba yari kuzahita ajya muri komisiyo y'ingengo nka yayindi nkusi Juvenal yajyaga yobora nka yayindi ministeri Dr Ngabitsinze yayoboraga akiri mu nteko ataraba ministeri rero urumva komisiyo yo kugenzura umutungo wa guverinoma iyo niyo Mutabazi akwiye kubamo tukazareba bimeze bite genda nabimusabiye rwose muri manda itaha mu myaka itaha ingahe isigaye aziyamamaze kuba intumwa ya rubanda Mutabazi kuko buriya hari icyo byamufasha nadafungwa azabishobora nuvuga ngo harimo ibintu bibiri ikindi numvise avuga ngo ibintu bijyanye n'urubyiruko ni byibuza meya wa Gicumbi kuki ibyo bintu atabyumva cyangwa guverineri w'amajyaruguru koko ngo bashyire Mutabazi mu karere ashingwe urubyiruko kuko abamo amafaranga adafunzwe yabikora neza ubundi ibintu biba ari bibiri Kucyame yo close yo gufungwa uretse Mutabazi arega we byuri kumusabira ntago tuzi nimba bifitiye ubushobozi abifitiye ubushobozi nibyo yagasabye afite lisansi yarize azi kuvuga kandi urubyiruko rukunda abantu bavuga urumva urubyiruko rukunda abantu bavuga kandi ubwenge dusiye dukunda abakora kandi Mutabazi afite utuntu twisanisha n'urubyiruko urumva arandika Paul Kagame mu mutwe urubyiruko rukunda utuntu twa tatuwaje rero urubyiruko rurabikunda Mutabazi akoze namone yambaye ipantaro ya dash nabyo yabikora Mutabazi akunda bantuze wa mukobwa ntuze yitwa nde oya ntuze umutuye Karama ninde ntuze uyu mukobwa w'umusitari kazi bita ngo ni oya ntuze Mutabazi akunda Shadibu oya ni nawe yatangira Mutabazi yinjira muri social media yatangira avuga ati aho kugira ngo ngire abakristo 1000 nta mumaro nagira abakristo 300 nka Shadibu aho kugira abakristo 1010 nta mumaro nagira abakristo 300 nka Shadibu Mutabazi ntagirarira nawe urarifite wese nturabagize nawe urarifite hari ry'ibyiza no kurarikira ibyiza no kurarikira ibibi hanyuma tukiri ku ngingo ejo bundi Perezida Paul Kagame yari mu modoka nziza kabisa ariko ivugisha abantu benshi amagambo kuki abantu batumva ko perezida agenda mu modoka nziza ayobora igihugu kirimo abantu bafite imitungo bafite ibyiza kandi ubundi rero nta n'umukiri ubaho mu gihugu kwe kugenda mu modoka atarayibona na perezida kirazira ubundi kuko ubundi iyo nose ugenda mu modoka perezida w'igihugu atagendamo urinde ntibibaho perezida ubundi imodoka ya mbere ibigomba gutungukira mu gihugu ku muyobozi mukuru w'igihugu bakayigurira umuyobozi mukuru w'igihugu yega bazayisiga akayisigira abandi ariko imodoka ya mbere none sitatunzwe na perezida ubundi yatungwa nande icyambere afite amafaranga icya kabiri ni perezida leta y'igihugu ifite amafaranga niyigura ibyo bikorwa byose bya presidence none se atagiye mu modoka nziza kukivugisha abantu amagambure rero urumva gusa ahubwo jewe cyo ndisabira inzego zibanze zite ku baturage inzara ibeze nabi hirya no hino urabona covid yasigiye abantu ibikomere byinshi cyane mu buhinzi mu bintu by'ubucuruzi mu bintu mu kuzahura ubukungu bw'igihugu
ibyo nibyo bintu bya mbere abantu bakwiye kuhanga amaso ubwo bakitegereza abaturage kwese bariye, abaturage se barambara, abaturage se noneho rero Ukraine yo n'Uburusiya babyunyuriye ku mirari litiro ya essence iragura 1609. Ubu abantu hamwe n'imodoka baranaziparitse. Urumva rero ubukene, turi mu bukene kuruta uko abantu bazamuka mu bintu byo kwihimbaza, kwinezeza, kandi hari abaturage bagikennye. Dushobora kuba turi mu murongo umwe, umurongo runaka w'ubukene, kubera ko ibyo byose rero urumva, dore ejo muri statistique yari irimo irakora ibarura, ubu niba riteranyiriza hamwe ubukene bazasanga ari bwinshi. Rero urumva abantu bakwiye kujya mbere yo kwitaho cyane, mbanze sabe ko mu buyobozi cyane cyane babanze bite ku baturage, iyo mihanda, ayo mazi, ayo mashanyarazi, imibereho y'abaturage, imirire, ubuvuzi, imivurire mu buvuzi, no mu nsengero iwacu nuko biba bigomba kugenda, tubyigisha, tubibwira abakristo, tubibwira abantu, dufasha leta gukangurira abaturage ubumwe n'ubwisungane mu kwivuza, imibereho myiza y'abaturage, kurwanya ibiyobyabwenge, ibintu nk'ibyo. Numva rero nk'ibyo byose ari byo bikenewe cyane kurushaho kuruta uko twirwa mu magambo, tureba imodoka perezida agendamo, tureba ba kanaka, tureba ba Debeni Vewiti yashyize hariya ku Kimihurura ku murenge asezerana. Ahubwo abantu barebe ngo ese umuturage rubanda rugufi abayeho ate. Izo ni inzego z'ubuyobozi ndimo ndabwira. Rero numva ari ibyo ngibyo bikwiye gushishikaza abantu kuruta uko twashishikazwa no kureba iby'abandi bitatureba, abo dukwiye kureba ibitureba twebwe ubwacu. Pastor Jean, ku itariki 5 rero Nzeri hariya mu Kwakira n'Inzeri bavuga Preskid cyangwa se Dieudonne Ishimwe arasubira imbere y'urukiko. Niki witeze ni cyane twakitega? Arajya mu rukiko akurana mu mizi. Icyo twakitega, ndi mu masengesho ndimo ndamusengera, kandi yasabye kumusengera, naramusuye mageragere ishuri itari imwe atari ebyiri, nkamusaba tugasengana nawe, aricyo cyonyine gusa njyanywe no kumusengera. Kandi mu by'ukuri baca umugani ngo Imana ibera hose icyarimwe. Rero ndasengera Preskid, ndamusengera n'abandi bandi matabo bose, kugira ngo umwuka w'Imana asange n'abacamanza, asange n'abashinjacyaha basoma muri ayo madosiye aba yaturutse muri RIB, kugira ngo kuko Imana ni inyambabazi. Rero Imana ibabarira n'uwishiramo babarira. Dawidi yarasambanaga, agasambana n'abagore b'abasirikare be yabanje kubica kugira ngo aryamane n'abagore babo, ariko agasaba Imana imbabazi, agapfukama. Imana igera nayo ivuga ngo mu bami bakubanjije n'abazaguheruka ntawe uzasa nawe, mbonye umutima wanjye ukunda umuntu ufite umutima nk'uwanjye. Rero urumva kugira ngo Dawidi agire umutima nk'uw'Imana, Dawidi yari umusambanyi, Dawidi yaricanaga ari umwicanyi, ariko agasaba Imana imbabazi. Imana iravuga ngo mu bami bakubanjije n'abazaguheruka ntawe uzasa nawe, mbonye umuntu ufite umutima nk'uwanjye nk'Uwiteka. Rero Preskid ndamwifuriza ishya n'ihirwe mu kuburana agatsinda, agataha akajya mu rugo, akajya kurongora. Muganira kuri gahunda yakubwiye afite nayo yaririmo ko urumva ibyo byose ni umusore, kandi ni umusore wafunganywe imishinga myinshi cyane. Rero urumva no gushaka nawe ugomba kubamo ni imfubyi. Rero urumva kuba ari imfubyi ni imfubyi mu babyeyi bombi. Rero urumva abagomba kuvuga ati nsubire hanze nyiri ibyo nganira n'abavandimwe banjye, inshuti, ngira umushinga nanjye nakora. Rero ndamwifuriza gutaha no gufungurwa. Imana izakoreye mu mucamanza uzamuburanisha, Imana izakoreye mu mushinjacyaha uzamushinja, Imana izagira ibyo ishyira hasi, izagira ibyo isibanganya kugira ngo hagire ibindi bintu bigaragara bizima. Preskid atahe kuko iminsi amaze muri gereza y'Amageragere amaze kumva. Rero Imana izagira ibyo ikuraho, igira ibizima ishyiraho. Wenda ni icyifuzo dufite nyine kuko tumwifuriza ibyiza, ariko se ubona byoroshye ko azarekurwa? Jewe ntabwo ndi muri dosiye y'ubugenzacyaha bashyikirije ubushinjacyaha, sini muri dosiye, sinasomye dosiye y'ubushinjacyaha ngo ndebe uburyo urukiko ruzayiburanisha, sindi mu mutima w'umucamanza. Ariko mu mutima w'umucamanza
ndoherezayo umwuka wera w'Imana utabera kugira ngo winjire mu mutima w'umushinjacyaha uzashinja, umwuka wera w'Imana ugende winjire mu mutima w'umucamanza uzaca urubanza, n'umwanditsi uzandika urwo rubanza. Ndohereza umwuka wera w'Imana, Imana itabera, Imana ibera hose icyarimwe, kugira ngo izagire ibyo yakora, izagire ibyo ishinjura kuri Pereskide, atahe ajye kurongora, yubake urugo, akorera Imana, azavuge ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, Mana ya Pastor Niyonzima Claude, Imana ifite PS, ndashima iyo Mana yankuye muri gereza ya Mageragere, ndashima Uwiteka wabanye nanjye, we wandinze amenyo y'intare zitabasha kundya, intare shitani, amenyo y'intare. Nuvuga ngo Daniel ari mu rwobo rw'intare, Bibiri tubwira yuko intare zamuburigataga zikamurigata, bukeye umwami araza aravuga ngo yewe Daniel mugabo ukundwa cyane, Imana yawe yabashe kukurinda amenyo y'intare. Daniel aravuga ngo Imana yandinze. Umwami aramubwira ngo va muri urwo rwo burimo. Rero hari umwami ukomeye uruta abami bo mu isi witwa Yesu Kristo, ugiye kubonekera Pereskide, ugiye kuvugira mu mutima w'umucamanza, ugiye kuvugira mu mutima w'umushinjacyaha n'umwanditsi. Abo bose Uwiteka azigaragaza nk'Imana ishobora byose kuri Pereskide, atahe ajye hanze, kuko nta ya ijuru ni intebe y'Imana, isi ni intebe y'ibirenge byayo, tuzayubakira nzuki kandi ayizaruhukira ni hanuki. Nta handi rero uzeretse mu mitima yacu. Imitima yacu niho dukwiye gutuza Imana, niho dukwiye gutuza imbabazi zayo, niho dukwiye gutuza icyubahiro cy'Imana kikagendera muri twebwe. Rero urumva biramutse ari Happiness, umucamanza nawe niba ari umucamanza w'umudamu uzamuburanisha nawe kugira ngo arongorwe, yasabwe Happiness n'umusore kugira ngo amubwire ati ndagukunda, n'ibyishimo menye ko nkunda. Ba Happiness nabo umucamanza w'umugabo wubatse, nawe umugore yashatse yamusabye Happiness avuga ati ndagusaba mbibuze umbabarire umbwire ko nkunda, birafasha. Iyo si Happiness. So urumva rero Happiness ntabwo yatuma ibyishimo gusa, ibyishimo ntabwo aribyo byatuma Pereskide agenda Mageragere ngo agiye katirwe agire gute. Hari byinshi yakorera igihugu. Abanyabyaha ni benshi, leta rwose ikwiye kugira abireba, bamwe igaca inkoni zamba, bamwe bakagira n'imirimo nsimburagifungo. Hari imirimo yitwa nsimburagifungo muri Gacaca, hari abakatirwa nk'inkiko za Gacaca, bamwe bakabakatira kujya gukora imirimo nsimburagifungo ifitiye igihugu akamaro. Rero urwo rwego nirwongere urujyeho, hajyeho urwego rwatuma abantu babasha kugira imirimo y'igihugu. Kuko nk'ubu leta hari amafaranga itanga mu kubaka za ministeri, mu kubaka uturere, mu kubaka imirenge, mu kubaka ibiki, kandi mu by'ukuri ifungwa n'abagororwa bakabakora iyo mirimo. Rero bamwe bakatirwa ibihano bisubitswe, abandi bakatirwa kujya imirimo nsimburagifungo kugira ngo ubucucike no muri gereza bugabanuke. Rero Pereskide nawe ndamusabira ko Imana yabana nawe kandi agataha, Imana ikamugira neza, n'ukuri kandi tuzishima kandi tuzanezerwa. Hari icyizere afite cyo ko yavamo cyangwa yarihebye? Umuntu wese aba afite icyizere, uri muri gereza aba afite icyizere, n'uri muri kasho ya polisi muri RIB aba afite icyizere, n'uri mu bitaro kwa muganga arwaye aba afite icyizere kagomba gukira, niyo yapfa ariko aba afite icyizere cyo gukira. Rero ahantu hose umuntu aba afite icyizere, aba yifitiye icyizere. Udafite icyizere ibyo wakora byose byaba ari ubusa. Mbere na mbere Imana, kabiri ni ukwizera. Reka tubiharire Nyagasani, ubundi rero tuzasigaye tureba kwira tariki uko bizagenda, ariko uko byagenda kose tumwifurije ishya n'ihirwe, tumwifurije cyane n'abandi bose na Ndimbati, abo bose mwaraganiriye na Ndimbati, twaraganiriye kandi nawe yemera abana biwe akwiye gutaha. Niwe muntu ugomba gukorera abana kugira ngo abana babeho, bige neza, barye. Ibyabaye byarabaye, ahubwo icyo gihe no kureba ngo ese azafata guta abana be. Rero abo bose Imana bagire neza kandi barindi bakomeze baragire, kuko Imana ishoboye byose nta cyakikinanira mu izina rya Yesu. Mu bantu bari rwo kuvuga ati Ndimbati ntabwo yakoresheje ira jambo ryo kuvuga ngo naguze uriya mugore nk'inko nagura izindi nda zose, ntago muganira iryo jambo yigeze umva isa no waryicuza? Ntabyo yambwiye ariko kuba yaravuze ngo yaraguze, ahubwo yarararikiye, ntabwo yaguze kugura. Se yaguraga ibishyimbo, yaguraga ibijumba, yaguraga ikiro cy'inyama, yaguraga ihene, yaguraga inka mu isoko ry'inka, yaguraga isambu se, ntabwo cyangwa ikibanza cyangwa ibyishimo. Oya, ntabwo ibyo ni ijambo ryamusobye, ururimi rurasobwa. Kandi rero abantu bakwiye no kumubabarira. Urumva iyo umuntu ahagaze hariya bafite na toroma yo mu mutwe y'ibintu byinshi, aba ari ahandi hantu atigeze abona, abari mu abatekereza ibindi bintu atigeze atekereza. Rero numva abo bose Imana ni inyambabazi, uko Imana ari inyambabazi bagirira imbabazi kugira ngo basohoke bajye hanze bakorere imiryango yabo, kandi
bazamenye bihane banicuruze mu mitima yabo bamenye bati twakoze ibyaha ariko Imana ni inyambabazi. Rero Imana ni inyambabazi, igihugu ni umubyeyi. Rero imbabazi z'igihugu n'imbabazi z'Imana bikoranye byose birabafasha kandi bakaba bataha. Kuganira kwabo ndimbati bumva nta guhungabana ku murimo. Nta kurimo bariyakiriye kandi nta mpamvu yo kutiyakirira ibintu byose nuko bigenda bariyakiriye. Yes, reka nizere ko umukomeje kugubwa neza ukurikiye Baraka TV dusoza na Pastor Claude. Reka mwifurize ibihe byiza kandi tunamushimire kubw'inkunga y'ikiganiro haye Baraka TV. Hari n'ibindi bindaraza kutubwira ntago turinjajwe ngo tubivuge kuri kamera. Aratugurira ka internet. Imana reka mbwira abantu ngo banshake kuri nimero 0782151597 0782151597 ariko yishyire hariya wambwiye ko ari iyawe ajya nguha nimero zo kuri Big Town ntuzikireho uterega umukozi wari umukozi none ngiye kureba niba uri umukozi niba utari umukozi kuri Baraka TV. Ubwo ndareba ni insanga kuri Baraka urasanga hiyange none ubwo haraba hari yange ni yawe. Ariko bazi y'umutumirwa abantu babakeneye ibitekerezo by'umutumirwa bavuge bati n'utaha uzasubire kuri Baraka. Mvuge nti Baraka naza rwose Mugisha nagaruka nzamwakira kandi urakoze cyane kuba witwa Mugisha mfite umwana witwa Mugisha nanjye. Baraka nta gahunda yo no kuva bari kutubwira ko ibintu by'umugore nangiye kukubaza reka mbireke ufite umwana witwa Mugisha reka dusoze ikiganiro. Muzabimenya ubukwe nibuba muzabumenya nta mugore mfite. Zatumirwa umugore naboneka nzakubwira ubukwe nibuba nzakubwira ari njya gushaka nzagutumira. Inzu nta mugore uhaba nta mugore uhaba ntarahaza ariko buri gihe nikigera azaza nanjye njya gushaka nzagutumira rwose nta kibazo igihe nikigera umugore nzamuzana kandi Imana izabikora kandi ibikoze bikora neza. Rero abari bazi rwose ngo Claude ararongora muri uyu mwaka nta mugore muri uyu mwaka uhari. Pastor reka dusoze ikiganiro n'ubundi n'isengesho n'ubundi ariko ngo muri uyu mwaka nta mugore oya ushobora gusanga iby'Imana rero Imana yanamuterura ugasanga ugasanga umwaka urangiye umugore ahari. Nanjye ni nkuko intekerezo zanjye ziba ziri kure wasanga bigize gutya ngo hafi kandi ntekereza ko imbere ari heza. Rero ushobora gusanga uyu mwaka urangiye umugore mufite cyangwa akazaza umwaka utaha byose birashoboka. Ibyo byose rero mbwira abantu ngo Imana ibahe umugisha mugirire Imana icyizere na Claude mumugirire icyizere nk'umukozi w'Imana. Nta kure guhari Imana itagukura nta na kure guhari Imana itakugeza kuko ndimo ndabona ibintu byinshi mu isi y'umwuka wera kuri kamera. Hari abantu bakeneye kugira ngo babohoke kuri kamera. Hari abantu babuze ibyangombwa mu bihugu by'i Burayi mbona kuri kamera. Hari abantu babuze urubyaro mbona kuri kamera. Hari abantu bamaze igihe kirekire barwaje mbona kuri kamera. Hari abantu bukwe bwagiye bupfa mbona kuri kamera ni benshi. Hamagara kuri iyo nimero ubona kuri ekara hari ibintu bigiye gufunguka. Hari PS Imana igiye kugwa mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu wera wa Isiraheli urero rakirana kubere maso abagutegereje ndagushimye kubw'ineza n'uburinzi bwawe bana nanjye undinde kandi undagire ukomeze buri muntu wese kuri Baraka TV ukomeze data twese Aruberi niyo saba nk'umuyobozi wa Baraka TV cameraman ndamusengeye umukomeze muri byose dusengeye aba bose muri iyi si mwami Imana ubagire neza urakoze Kristo kubyumva no kubikora ishimwe n'icyubahiro komeze kubi byawe seze nize kubyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu amen.